gusa mba numva birenze ubwenge bwanjye, mba numva nimba hari ikintu kizanezeza mu buzima kuva navuka kubona umwana wanjye agenda n'amaguru aye abiri, nicyo kintu kizanezeza. kubona mubwira ngo nzanira akangaka akagaterura akakanzanira, icyo kintu kizanezeza cyane. By'ukuri uyu mwana twagerageje kumuha ibiryo by'intungamubiri byose, kuko biragaragara ko nta kwashiruko cyangwa se bwacyarwaye, ariko tugerageje biranga, ntashobora kugenda, nta gikuriro nk'uko mubyibonera namwe, amaguru ye ntafatika, yarazonzwe, kandi twaravuje tugeza kujya kuvuza hose biranga. Yes, kaze nshuti bakunzi ba Legacy TV. Uyu munsi nasuye uno mugabo twegeranye, no mugabo wagize ibibazo bikomeye, abyara umwana aza kugira ibibazo byo kudakura, aho kugira ngo akure ajya hejuru, dore ko uyu munsi afite imyaka 4 ariko agaragara nk'umwana w'umwaka umwe. Aho kugira kure ajya hejuru rero yakuze asubira hasi, ingingo zanga gukora, ururimi rwanga gukora, kuvuga biranga, guhagarara biranga, kwicara biranga. Uyu munsi wa none rero twamusuye n'umugore we kugira tuganire. Ni ibibazo bishyikira abantu benshi muri sosiyete, ugasanga uwo bigezeho umugabo yadataye umugore ata umugabo, ugasanga ibibazo bigiye guteranya umuryango cyangwa bigiye guteranya urugo, abandi bagakeka byinshi baraturoze. Ariko uyu munsi tugiye kubaganiriza, tumenye impamvu kibo bakiri kumwe, tumenye nuko byagenze, kuki umwana adahagarara, kuki aticara, si indwara ni iyihe, tumenye byinshi cyane ku byabaye k'uyu mugabo. Papa wiriwe? Yes, mwatangira mutwibwira. Amazina yanjye nitwa Nsagwiri Defonse. Nanjye nitwa Manikuze Claudine. Hanyuma mwaje kugira ikibazo, mubyara umwana wagize imyaka 4, ntabasha kubavomera amazi, ntabasha kubyuka, ntajya ku ishuri, byagenze gute? Mu by'ukuri umwana yavutse nk'abandi, agira igikuriro nta kibazo, aronka, akakora bezwe nk'iz'abandi bana bose bakora,
ariko mu gihe cy'amezi 4 nibwo yafashwe. Umwana tubona ko atangiye kugira ibimenyetso bigaragaza ko atameze kimwe n'abandi bana, kuko yatangiye ananuka, igikuriro cye kibura, intoki ze zidakora, amaguru atabasha kurambuka, kandi mbere byarakoraga byose. Bigeze aho ngaho dukoresha uburyo bwose tujyana umwana kwa muganga, twakubyererana. Umwana tujyana kwa muganga, amafaranga tubanya makeya. Atubanye makeya dufata ibyo twari dufite mu nzu turabigurisha. Nibwo twakomeje kureba tubona ubushobozi bubaye bukeya, ibyo twari dufite byose bimaze kurangira, tuba turaparitse kuko nta bindi support twari dufite. Tujya tugisha inama abandi abavandimwe, ariko baratubwira ati nta kundi mwamugenza uretse kumugumisha kuri niko Imana yamubahaye, komeza mu byihanganire. Gusa banakomeza kudukomeza, ntago baduciye intege. Nta nubwo twabyeranye, twakomeje kubwira imiryango yacu, nabo baratubwira ati mwihangane niko Imana yabishatse, ariko mumukomeze ntimukamutererane cyangwa se ngo mumutoteze, kandi mujye mumuha ubufasha nk'abandi bana. Yego. Hanyuma tubwiye ko yafashwe afite amezi 4, yafashwe ate? Ubundi arwaye ate? Iriya ndwara ni iyihe? Ifite irihe zina? Iriya ndwara ye yaratuyobeye kuko twagiye kuvuza, tugerageza kubwira muganga ati ese mwaducishiriza umwana mu cyuma tukareba ko uburwayi afite tukabumenya, ariko ntago byiza bamucisha mu cyuma, ahubwo kuko babonaga ko umwuka usa n'uhera bamwoherezaga umwuka. Yego. Hanyuma izo mpapuro? Izi mpapuro nazo nizo twavanye kwa muganga, ni fagitire zaho, twabonye igiciro kiri hejuru cyane, niyo mpamvu twazifashe turavuga ati reka tuzizane turebe ko twabona abagira neza badufasha. Hariho igiciro cyangahe? Hari igiciro cya $2,599 n'amafaranga 932. Niyo babaciye kugira umwana avurwa? Yego. Hanyuma izo zindi? Izi zindi nizo muri iyo mudugudu n'akagari bari batwandikiye bigaragaza ko nta bushobozi dufite. Ubwo twari twamujyana. Bacariye amafaranga, nta mituweli mwari mufite, byatewe n'iki kugira bacariye amafaranga menshi? Mituweli twari tuyifite, ariko ntago bakora kuri mituweli. Hanyuma izo zindi z'inyuma? Izi zindi nazo ni amatransferi bari bagiye baduha. Yego. Hanyuma rero uriya mwana amaze kuvuka, ageze amezi 4, nibwo mwatangiye kubona ko afite ikibazo? Yego. Ese mufite abandi bana? Dufite abandi bana. Bangahe? Dufite abandi bana 2. Sinzi niba twaza kubabereka, ariko turabafite, bo ni bazima. Hanyuma uriya mwana wanyu bageze igihe kingana iki? Kugeza ubu ngubu uriya mwana afite imyaka 4. Imyaka 4. Yego. Hanyuma rero dutangirira urugendo rwo kuvuza uriya mwana, tubwire inzira mwaciyemo kugira ngo tube turaha tuvuga ko byanze. Urugendo twahuye narwo, twagiye kwa muganga turavuza, bakajya baduha imiti isanzwe y'amasiro, y'amazi n'ibinini. Aho bigeze umwana tubona n'undi miti nta kitumarira, tukava ku ivuriro rimwe tujya ku rindi, tujya ku mavuriro atandukanye. Sinzi niba nayasobanura, ariko twagiye ku mavuriro atandukanye, tujya no mu mapirive. Yego. Twagiye kwa ba Nyirinkwaya hari i Remera, turavuzayo, bamwongera oxygene, ntacyo byatanze. Tuvuye kwa Nyirinkwaya tujya hitwa kwa Gatsinga hahoze Rwandex, naho twarahavuje, naho biranga. Kwa Gatsinga byaranze, tujya ku nkuru nziza y'Igikondo, naho biranga. Baduha rendez-vous yo kujya tumujyana bakamukorera ubugororangingo kugira ngo bakangure imyakura ye, barebe ko yenda ari cyo kibazo yaba afite. Muri icyo kibazo ubwo twari dutuye hariya kanjepe, twaje kugerageza turimuka, tubona inzira zitubana za kure. Umwana ntabwo twakomeje kubyerana, twakomeje kumujyana kwa muganga handi, dusubira Kibagabaga. Kibagabaga naho baramuvura, indwara barayibura. Nibwo twaje kongera tugaruka ino hano mu ngo. Kugeza ubu rero turacyamufite mu rugo, ubwo twongeye gufata gahunda yo kongera kumuvuza, tubonye twigira inama nk'ababyeyi tuvuga ati nyamara turimo turica ubuzima bw'umwana, hari ukundi kuntu twabigenza umwana akaba yavurwa. Nubwo hari bamunaniye, hari ibyo tuba twumva kuri radio ko bashoboye, ibigo bigorora ingingo z'abana bagakira,
ibigo bigorora abaremaye cyangwa se abana n'ubumuga, bafite ikibazo cyo kuba batagenda cyangwa se kutavuga ingingo zose. Kugeza ubu rero twafashe umwana tumujyana iririma, baduhaye icyemezo mu mudugudu nk'uko mwabibonye cy'uko nta bushobozi dufite, tubasha kugenda tugerayo, badukorera ibyangombwa byose. Badukorera ibyangombwa byose, batubwira ko umwana bamuvura, badutwereka amafaranga yamuvura, ariko tubona ubushobozi ntabwo twifitiye, ni bukeya, niko kubizana tukaba twabagejeje nk'amwe nk'abanyamakuru. Hanyuma mama, reka mbaze mama, umwana umaze kumubyara ukabona agize ikibazo, ananiwe kuvuga, afite imyaka 4, ananiwe kugenda, wabyakiriye ute? Ese abaturanyi cyangwa bo mu muryango babyakiriye gute? Mu mutima wumva umeze gute? Gusa narababaye, najya mbona umwana mutera ijosi rikagwa hariya, numva agahinda karanyishe. Ndebye ukuntu nabyo umwana wa mbere mbona nta kibazo agize, mbona agize amezi ane ari umwana ubasha gukora utuntu twose. Gusa nyine abaturanyi ntabwo byabura, bamwe batangira kuvuga ko twabyaye debile, babivuga kwinshi, ariko ngerageza kwihangana no kwiyakira. Gusa mu rugo ukajya ubona ko harimo ikibazo, bigeraho umugabo ukajya ubona aragenda ameze nk'uwataye umutwe, ibibazo byaramurenze, ngiye nkabibona, ariko kubera ko ari afite kwihangana. Kugeza ubwo wabonaga yuko ari ukubura ko yari uko ari umuryango nyine areba, ubundi wabonaga ko n'urugo yaruvamo akagenda bitewe n'ikibazo cy'umwana, ariko Imana iragomeza iramufata, imuha kwihangana nawe, imuha imbaraga. Kugeza na n'uyu munsi rero ndihanganye. Gusa aramutse akize nashima Imana, nashima Imana kuko ni ibintu bindemereye cyane kubona umwana agize imyaka 4, abandi bana bafata n'akabido bakajya kuvoma, abandi bakajya ku ishuri. Ubwo rero mba mbona ari ikibazo kitoroshye. Hanyuma se tugendeye ku kuba urumva ko nyuma y'uko ubyaye uriya mwana mu rugo hajemo amakimbirane make, kumubwira ati mugabo yaragendaga akamera nk'udashaka no gutaha, ntabwo higeze habamo intonganya? Gusa nyine ntago zabura, ntago umugabo azataha yavunitse yagize gute, narangiza asange wira uteruye umwana nta kindi wakoze, kubera ko sinabashaga no kuba nafata ibyo guteka ngo nteke, kuko yafashwe arira. Afatwa arira, ari amarira amuranga, no kumushyira hasi ntamushyira hasi. Rero wenda yaza agasanga hari utuntu tutagize, ntago intonganya zabura, ariko Imana igenda idufasha kugeza na n'uyu munsi rwose, Imana iracyadukomeje. Hanyuma usubire ku mugabo wawe gato. Yego. Wambwiye ko wari utuye i Kigali ariko uza kwimukira hano mu cyaro, ko wari umaze kugurisha ibintu byose, ubushobozi bugushizeho. Yego. Ariko umbwira ko umwana hari abagiye kumuvuza bakagusaba amafaranga akabura. Ni amafaranga angahe baguciye urayabura? Niho hano iririma twavuze bari banciye miliyoni 2,500,000, ngira ngo nakongera nkabirebaho sinzi. Ngira ngo niririma twari twagiyeyo baducaho miliyoni 2,599 n'amafaranga 932, ariko kuko nta bushobozi twari twigarukiye mu rugo nyine turavuga reka turebe uko twabigenza, tuhamagare abantu badufashe, niko ko bitabaza nkamwe muzatugereze kubagira neza, ariko icyo batugeze badufasha. Hanyuma ubuzima rero mumaze kubyara uriya mwana mutangiye kumuvuza, watubwiye ko ubushobozi bwabashizeho, byagenze gute kugira ngo uyu munsi warabaga i Kigali ubuze ko waraje gutura muri iki cyaro? Tuciremo urwo rugendo rw'ukuntu ubwo ubushobozi bwagushizeho. Muri make uko byaje kugenda, nafite n'amatungo mu byaro, imiryango nagezeho intererano, kuko kugira ngo insapotinga cyangwa se mu bufasha y'amatungo bagiye bayigurishiriza, aho kugira ngo mbabwire ati mfite ikibazo mumfashe mu iryo tungo cyangwa se murigurisha mu amafaranga yaryo, ahubwo barigurishaga bakayigabagabanira bakayakoresha.
ngurisha sinzi nabivuga ibyo nagurishije, agurishije radiyo nari mfite, ngurisha isambu nari mfite mu cyaro, ngurisha igare nari mfite mu cyaro, nuko ibintu bigushiraho. yego n'udufaranga nari mfite kuri konti natwo ndadukoresha twose. Hanyuma mama, birumvikana umaze kubyara uriya mwana ntiwongeye gukora kuko ntahagarara, ni ukumwirirwa umuteruye. Se byakugizeho izihe ngaruka? Uyu umwana wameze kuri uyu munsi mu bigendanye n'imibereho, ingaruka byaguteye n'izihe? Ingaruka ni uguhora nigunze. Niyo nicaye mba mfite agahinda n'umubabaro, iyo ndebye ukuntu umutwara avunika wenyine birambabaza. Birambabaza kandi nkabireba nkabona ntacyo nabikoraho, gusa nyine nariyakiriyemo gakeya, sinavuga ko ari cyane kuko bigeraho bikongera bikangarukamo. Se ubundi ubu kugira mubeho mubaho mute, mukora iki? Ko madamu yambwiye ko nta kintu akora kubera uriya mwana, umugabo we yaba akora iki? Njyewe mu buzima bwanjye iyo mfite ikiraka cy'ubuyede nicyo nkora, ntaba nakibonye ubundi ku mugoroba nijoro nkora akazi k'irondo ry'umwuga mu murenge wa Remera. Nibyo bintu bidutunze. Uva hano ukajya gukora akazi k'irondo mu murenge wa Remera? Yego. Se akazi ukora ubona kazavamo ubushobozi bwasavuza uyu mwana? Ntabwo byashoboka ugereranyije n'amafaranga umuntu aba yakira, abona ari make, kuko akenshi ubona ko amenshi ajya ku nzu ari kwishyura inzu. Hanyuma se abandi bana bo bakuru buriya bo babayeho bate? Buriya ameze kuriya nta ngaruka byabagizeho? Cyane cyane mukuru we niwe ujya ugera nawe akigunga, amarira akaza iyo abona batari gukina ngo babe sambure nyine bari kumwe nk'abandi. Yego, nawe akigunga, amarira akaza muri we. Ibigendanye no kwiga se mukuru wabo ariga we? Yego, mukuru wabo ariga, yiga kuri Gahanga ya mbere, primaire ya Gahanga ya mbere. Umwana nk'uyu si ibintu byoroshye kugira umwana agira amezi ane akagira ikibazo gituma arinda agera ku myaka ine atarahaguruka ngo yicare, ataragenda, atarabasha kuvuga. Ku mutima wawe byagukomerekeje bingana iki? Mu muryango, mu bantu mubana? Byarankomerekeje kubera ko imiryango yagezeho imbaho, ngaragara nk'umuntu udafite agaciro kubera ikibazo cy'umwana. Ariko uko biri kose iminsi uko yagiye ishira nagiye niyakiramo bike bikeya. Gusa n'abaturanyi iyo bigenze gutyo bakubona nk'ikibazo, ku buryo aho twari dutuye, aho nahitaga baravuga ngo dore wa mubyeyi ufite umwana umeze gutya. No mu kintu cyatumye twimuka tuva muri Kigali tuza muri Gahanga, narabwiye umuganda mbwanti rero ndashaka kugira ngo nigire byibura ahantu mu nkengero aho nzumva ntujemo nduhukemo, kubera ko numvaga ko amagambo y'abantu amaze kuba menshi, aho ntise ngo warahise ni wa mubyeyi ufite umwana umeze gutya na gutya, ufite umwana ngo wapfa umwana w'ikimuga umugaye. Nuko birangiye rero ndiyizira nza muri Gahanga kugira ngo ndebe ko natuzamo. Icyo cyatumye tuza inaha ngaha kugira ngo ndebe ko nabonamo agahenge. Ese ntabwo mwigeze mutekereza ko baba baramuroze, ko abanyarwanda bakunda kugira ikibazo akatati barandogeye? Ibyo ngibyo ugeraho ukabitekereza, ariko nanone wareba ikibazo umwana afite ukabona ibyo ngibyo ntabwo wabiha umwanya cyane. Ahubwo mbona yuko ingingo ze zifite ikibazo, kuko ndibuka afite amezi 5 hari umumama yarambwiye ati uyu mwana wawe ijosi ntirikomeye. Ndangije nabwo ntese gute, none urabona ijosi rye rifashe nk'iry'abandi bana. Ndangije ndamubwira nti rero nzajya kwa muganga ndebe. Nibwo natangiye gukoresha ubugororangingo, batangira kumukorera kine ku inkuru nziza, nkajya ngenda 3 mu cyumweru. Birangiye rero mbona amaboko ye imitsi ukajya ubona ko igenda yongera gukomeramo gakeya, cyane cyane amaguru. Na buriya aryamye hari ukuntu akora muvoma ukabona anatera amaguru gutya, n'amaboko ukabona yajyana aho ashaka kuyajyana. Kugeza na n'ubu iyo ntaza kumujyana nta nubwo abasha kugusha.
nicyo gituma ntigeze rero nk'umwanya yuko ari uburozi cyane, nabyo ntabwo wabura kubitekereza, ariko cyane cyane nabonaga ko mu ngingo ze harimo ikibazo. hanyuma rero ushushanyiriza ubuzima bwa buri munsi bw'uriya mwana. Mu gitondo byuka ryari, agakora iki? Ubuzima, mbwira umunsi wo kugenda. Ubuzima bwe mu gitondo arabyuka, amasaha menshi, ubundi amasaha asinzira niyo make nijoro, ubundi akarara ibiro. bivuze ngo nanjye ndyama ni make, hanyuma nkarara mwitaho. Bwacya mu gitondo ni ukubyuka nkamwitaho, nkamuha igikoma, nubwo atabasha kurya ibiryo bidacishijemo nk'ikiyiko ngo umuntu abinombe, ariko ashobora kurya kandi akananywa nta kibazo, ku buryo ashobora kunywa igikombe cy'igikoma akakimara. noneho rero ubwo ni ukuvuga ngo tumuryamisha hariya mu ntebe niho yibera, yaruha tukamuterura cyangwa tukamuheka. ubwo nibwo buzima yiberamo. ubu ntavuga? ntabwo avuga, sibyo kuko ubona gutya yabona akabona aranezerewe, yakubona ukabona arasetse, ubwo nicyo kikubwira ko yanezerewe muri make. gusa nanone iyo umubwiye nabi ukavuga nabi ararira, amenya ko umubwiye nabi. ariko iyo umubwiye neza araseka rwose, ukabona arishimye, aranezerewe. hanyuma se papa, ubu ni iki wasaba abakurikiye Legacy TV kugira ngo umwana abashe kuba yakira? Rero icyo nakwisabira abakurikiye Legacy TV, nabasaba kuko haracyariho abantu bafite umutima w'impuhwe, kuba bamfasha byibuze nkabona ubufasha, uyu mwana akaba yavurwa agakira. kuko nanjye avuwe agakira nabashima, kandi nkashima n'Imana. Yego. ubwo bufasha se bwakugeraho bitugira telefone, watubwira nimero yayo? Telefone ndayigira. nimero yayo? Nimero yayo ni 078 59 73 962. iyo niyo nimero ubufasha bwacaho? Yego. ariko na madamu afitiye. twabucisha ku yandi, twabucisha ku yawe, nta kibazo. hanyuma se n'icyo wabwira abantu bahura n'ubuzima nk'ubwo uri guhura nabwo? umwana yego, agasa afite ikibazo nk'icyo. icyo nababwira, gusa kugira umutima ukomeye bishobora bakeya. Abenshi bajya mu bapfumu kugira ngo bamenye niba kuko bumva ko abana babo babaroze, ariko bisaba kugira umutima ushikamye, ugasenga Imana, ukiyakira, kandi nawe ugaturiza imbere y'Imana, kuko isaha ku isaha Imana ntabwo uzi igitangaza uzagicisha. iyo uvuze wowe ubwiye nk'abantu barabyumva, ubwo rero iyo bumvise agahinda n'umubabaro cyangwa se emosiyo zabo, baragufasha, ubufasha bukaba bwaboneka. icyo nabakomezaho rero no kwihangana, kuko nabo ni abana, kandi tuba tubatezeho byinshi by'umumaro. Yego. hanyuma mama, wowe ujya utekereza umwana wawe yakize, agenda nk'abandi, yahagaze, ajya kwiga, iyo shusho ujya uyibona? njya nyibona, sibyo ko kubishyikirayo bitoroshye, gusa mba numva birenze ubwenge bwanjye. mba numva nimba hari ikintu kizanezeza mu buzima kuva navuka, ubona umwana wanjye agenda n'amaguru aye abiri, nicyo kintu kizanezeza. kubona amubwira ngo nzanira akangaka akagaterura akakanzanira, icyo kintu kizanezeza cyane. hanyuma nawe hari ubutumwa watanga ku ba mama bagenzi bawe bahura n'ikibazo cyo kubyara umwana ariko akaza afite ikibazo, bo wababwira iki? nababwira ngo icya mbere ni ukwiyakira, ukihangana, kandi bakabakunda, kuko nabo ni abana nk'abandi. kuko ntabwo baba barahisemo kugira ngo bamere kuriya. ukabereka urukundo, ukafata umwana ukabakinisha, ukamunezeza, kugira ngo abone yuko umuri hafi. kuko umwana umeze kuri utamuri hafi, ubona ko hari ikintu abura, ubona ko ubwigunge buri muri we. ariko iyo ahora abona yuko hari umuntu umwitayeho, niho haturuka ibyishimo, wamureba ukabona mu maso ameze neza. ikindi, hari abantu bajya babona umwana nk'uriya yaba amufite, akamufata akamuheza iyo ngiyo akamukingirana. ibyiza ni ukugira ngo umugeze mu bandi, umusohore hanze kugira ngo arebe
abandi bana areke kumupfukirana kuko abo bantu barahari. Iyo kumva ko biteye isoni ahubwo yumve yuko ari ikibazo cyaje nawe atakigezemo uruhare kandi atari we wenyine, hari abandi bafite ikibazo nk'iki. Hanyuma mama, umwana se wari hehe? Umwana ari mu nzu Baba aryamye? Wajya kunyereka se nta kibazo? Hano muhamaze igihe kingana iki? Amaze amezi 5. Umwana n'uyu? Ko afite amaguru mato cyane. Iyo bamukoreye kine se ubona hari ikiyongeraho? Bamukorera kine nabonye hari ikintu kiyongeraho kuko imitsi yagiye irambuka, najya ndambura amaguru nkabona nta kibazo. Iyi niyo nzu yanyu? Oya, turakodesha. Murakodesha? Ndabona ibintu biko nta birimo se. Nta kintu tukigira. Ubundi mwari mufite salo? Twari dufite salo n'utundi dukoresho two mu nzu nziza na televiziyo na radiyo. Byose turabitanga. Byose murabigurisha kugira mu muvuzi? Turakora ubuzima bwe ariko tubona n'ubundi ntacyo bitanze. Yahumura, Imana izabikora, azakira. Abaganga ubwo babibijeje bizashoboka. Bizabikora n'uko nanjye ndayizeye. Hari igihe ubushobozi bwazaboneka bakamuvura. Kuko ubona n'ubundi ubona arwana no kweguka, ikibazo gihari rero maze kubona pariki ingingo mu mugongo.